ubuzima n'ubutunzi butaragana ubwenge, kiruko n'isoko iterambere ry'ejo. Mugira na buzima ubutunzi butagaciro, shaka ubuzima none nibwo butunzi bukomeye. Muntu ufite ubuzima bwiza agira umumaro muri byinshi, yari iminsi barishima kuko igezageza ku bandi, n'Imana ubwayo iranezerwa kuko ufite icyo umaze ku isi, nibwiguhe inshingano nziza zikomeye z'iby'umwuka. Iyo umwamazi kuri gahunda y'ibinyampeke n'amatunda, imboga ntizikabura iwawe, yewe mugenzi ujya mu ijuru, ndakura inyama n'urusenda, isukari, icyayi, ikawa n'umusururu, indita kuza umugisha nk'uko byagenze kwa Esawu. Reka mwese tubasuhuze kandi twongere tubahe ikaze muri uyu mwanya mwiza, aho tugenda tubagezaho ingingo zitandukanye zishobora gufasha iby'umwuka n'iby'umubiri. Rero iki ni cya kiganiro cy'ibyo kurya bikiza, nicyo tugarutsemo. Jewe tugiye kubana nitwa Mboneza Thomas, tugiye kwiga kunoza imyiteguro yo gutwita. Reka rero dusenge hanyuma turebe neza uko abantu bashobora kunoza imyiteguro yo gutwita kugira ngo bazabyare abana b'ingirakamaro. Reka dusenge. Urakoze Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye uyu mwanya mwiza uduhaye wo kwiga uko twanoza imyiteguro yo kugira ngo abazadukomokaho bazaba ingirakamaro, izina ryawe rihimbazwe. Bane natwe kimwe n'abatwumva, twese utwungure kumenya kandi uduhe n'imbaraga y'ubushake yo kubishyira mu bikorwa mu izina rya Yesu, amen. Reka rero n'ubundi twongere tubahe ikaze nk'uko twari tumaze kubibabwira. Tugiye kurebera hamwe uko twanoza imyiteguro yo gutwita. Ibintu byose bisaba imyiteguro, ndetse hari igihe abantu benshi bajya bashyira imbaraga mu byo kwitegura bitari ingenzi, ariko ugasanga ibiri ingenzi ntago babihaye umwanya ukwiriye, kandi ari byo by'ingenzi. Hari igihe abantu bajya bitegura kubyara, ugasanga baguze ibintu by'igiciro gikomeye cyane, ugasanga rwose bateguye uwo mwana wenda kuvuka ariko ntibitegure kumutwita, kandi mu by'ukuri ari byo by'ingenzi, kuko ibyo uzamwambika yavutse, ibyo uzamukorera yavutse ntago bifite akamaro kanini cyane nk'ibizamurema igihe azaba akiri mu nda, ko azaba aremeka. Iyo dukurikiranye neza nko muri Bibiliya, dusanga Imana yarabanje gutegura ibizatunga umuntu mbere yo kumurema. Ibyo muzabisoma nko mu Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 29, aho Imana yavuze iti tureme umuntu ase natwe agira ishusho yacu, ngo umuntu afite ishusho y'Imana niko yamuremye, ngo irangije ngo iramubwira ngo ibiri ku isi agomba kubitegeka akabitwara, ubwo yari imuhaye umurimo, ariko ngo imuha imbuto ndetse n'izindi mbuto zirimo utubuto twazo. Mu gitabo bita iby'ingenzi mu ibwirizabutumwa ry'ubuvuzi, bavuze ko umuntu yahawe ibinyampeke, ahabwa imbuto zo bita fruwi, ahabwa ibinyamakakama ibyo bita noix, ndetse ahabwa n'izo bita seeds cyangwa se grain, ubwo ni utubuto tw'imbere, ni nk'inzuzi n'ibindi. Burya rero mbere y'uko Imana imurema, niyo mpamvu yabanje kubitegura kugira ngo bizamutunge. Niyo mpamvu rero na mbere yo kugira ngo abantu batwite, mbere yo gusama, mbere yo kugira ngo urwo rusoro rujye mu mubiri w'umuntu ruzakuriremo, ni byiza yuko utegura ibizarutunga mbere, kuko hari abantu benshi hari igihe batajya bita ku myiteguro, ibyo bikabagiraho ingaruka yo kuba inda zishobora kuvamo ari nto, ubundi bakazabyara abadashyitse, ubundi bakazabyara umwana udafite icyerekezo, ufite ubwenge bugufi, n'izindi ngorane zitandukanye bitewe n'uko imyiteguro ititaweho yo kwitegura gutwita. Wakwibaza utese kubera iki? Iyo dusomye mu bitabo bitandukanye tugenda dusoma,
byaba iby'iyobokamana ndetse n'iby'ubuzima by'abahanga, nk'igitabo cyitwa Twebwe n'Abana Bacu, kuri iyi paje yaho ya 38 abazasoma mu gifaransa ni 64, haranditse ngo umuntu ashobora kutabanguka kwemera akamaro k'iyi ngingo, nyamara igira uruhare rukomeye cyane mu mico myiza cyangwa mibi y'umwana, kandi ibyo bitangira uhereye umubyeyi agisama. Bivuga ngo hari igihe ibi bintu byo kwitegura uko umubyeyi azasama, hari igihe abantu batajya babyitaho bakumva rwose icyapfa ari uko yaba yasamye bagatangira imyiteguro yasamye, ariko ngo bigira ingaruka ku mwana iyo iyi myiteguro itagenze neza. Rero hari ibigomba kwitegurwa, dore ko nimusoma nko muri Bibiliya muzasanga abantu bose bagombaga kuvuka ari ingirakamaro, ari igisubizo ku isi. Imana yagiye itanga amabwiriza y'ibyo bigomba gukoreshwa n'ibigomba kwirindwa. Muzasoma nko mu Bacamanza igihe nyina wa Samusoni yari yenda kumutwita, marayika yaraje arababwira ngo muzirinde ibisindisha, muzirinde n'ikintu cyose gihumanya. Ndetse muzabyumva n'igihe Yohana yendaga kuvuka, nyina Elizabeti yahawe amabwiriza asa nayo neza neza. Niyo mpamvu rero abantu bagakwiye kumenya ayo mabwiriza bahawe, natwe tukayitaho igihe cyose twumva ko dufite umushinga wo kubyara no kuzashyira abandi ku isi badukomotseho. Ibigomba kwitabwaho rero ni ibi bikurikira. Icya mbere, ugomba kunoza imibanire yawe n'abandi, kubana neza n'abandi, kubana neza n'uwo mwashakanye, kubana neza n'abavandimwe banyu, kubana neza na nyoko bukwe, kubana neza na so bukwe, biri mu bintu bituma ushobora kuzabyara umwana muzima ufite ubwenge buhagaze neza. Ibyo muzabisoma nko mu gitabo cyitwa Twebwe n'Abana Bacu, kuri iyi paje ya 39 mu cy'Ikinyarwanda ni 64 mu Gifaransa, haranditse ngo uko ababyeyi bagirirana hagati yabo ntibitinda kwigaragariza mu babakomokaho. Imibanire yabo iyo yigaragariza mu babakomokaho, rero biba bigomba kwitabwaho. Icya kabiri, bagomba kwita ku mirire yo mu busore, cyane cyane igihe umukobwa yari akiri inkumi. Ubwo turabwira ababyeyi ko bagomba kubigisha abakobwa babo, kandi n'abakobwa bari kutwumva bageze mu gihe cyo kuba inkumi, ubwo ni uguhera mu myaka 15, baba bagomba kucyitaho ko bagomba kurya bagahaga, bakirinda kwicisha inzara, kuko inshuro nyinshi hari igihe biyicisha inzara ngo batagira mu nda hanini, abandi bakiyicisha inzara kuko babonye abandi babikora, abandi ntibakunde kurya kubera imisemburo ibiri gukora mu mubiri bigeze igihe cyo gukora. Hari igihe ikora ibinure byinshi n'amasukari menshi, ntibagire inzara vuba. Ibyo ntibibabuza rero ko bagomba kurya. Dore nko mu gitabo bita Encyclopédie sur le développement des jeunes enfants, baranditse baravuga ngo la nutrition pendant la jeunesse, particulièrement celle des filles, a un impact significatif sur la santé de la mère et du bébé pendant la grossesse. Baranditse baravuga ngo imirire cyangwa se ibyo kurya byo mu gihe cy'ubusore, by'umwihariko abakobwa, bigira ingaruka ikomeye cyane ku buzima bw'umubyeyi ndetse no ku mwana azaba atwite. Bivuga ngo benshi hari igihe babura umwuka wo gusunika umwana mu gihe cyo kubyara bakabagwa bitewe n'imirire yo mu bukumi, abandi bakaba bashobora kubura imisemburo runaka bitewe n'imirire yo mu bukumi, abandi bakaba bashobora kugira intanga zishobora kuba zitameze neza bitewe no mirire yo mu bukumi. Niyo mpamvu bigomba kugira imyiteguro kugira ngo uwo mwana azavuke afite ubwenge buzima, ahagaze neza. Birakwiriye ko no mu gihe cy'ubukumi abantu babizirikana, ababyeyi bakabitoza abana. Icya gatatu ni imirire mu gihe umubyeyi ari hafi gutwita. Ibi nabyo bigomba kwitabwaho, akaba agomba kubona indyo yuzuye kandi nziza ikungahaye mu gihe cyiza kugira ngo ashobore guhagarara neza.
bigomba kwitabwaho. Nko mu gitabo bita A Bonne Santé Effort ku ipaje ya 10 hatubwira ko uri kwitegura gutwita agomba gutangira kubyitegura mbere y'imyaka 2 ngo atwite. Hari ibyo akorwa, hari ibyo agomba kubuzwa mu myaka 2, hari ibyo abuzwa mu mezi 18 abura 12, 15 kuza kuzagera mu gihe cy'ukwezi kumwe. Wenda ibyo tuzagenda tubigarukaho. Akirinda umubyibuho ukabije, akamenya kuyobora ipfa rye, ntajya arya kabonetse kose, ntajya arya isaha iyo ariyo yose, ahubwo akamenya kuyobora ipfa rye. Icya kane ni ugukora imirimo y'amaboko cyangwa se imyitozo ngororamubiri igihe aho aba n'ibyo akora bitamuha umwanya wo gukora imirimo y'amaboko. Icya gatanu ni ukwirinda itabi, akirinda inzoga, akirinda icyayi, akirinda ikawa n'ibindi byose biri mu ikawa nka za energy n'ibindi biri mu ikawa, akirinda isukari mvaruganda, akirinda inyama, akirinda amafi ndetse na za fromage kuko ibi bibamwo uburozi. Nk'amafi abamwe uburozi bita mercure, ubwo burozi bushobora kumerera nabi igi ry'umwana bikaba ryaremeka nabi. Icya gatandatu agomba kwirinda amavuta yose ahindura uruhu, ayo mavuta agira ingaruka. Icya karindwi agomba kwirinda ibihindura umusatsi, izo ni za kanta, za produit ndetse n'ibindi bashyira mu musatsi ugahindura ibara. Ibyo agomba kubyirinda kuko bigira ingaruka kuri urwo rusoro. Noneho icya munane agomba kwirinda amavuta aremereye kandi menshi. Icya 9 agomba kwirinda kuryana ihubi, akajya arya yitonze. Noneho icya 10 yirinda gukora ku nyamaswa zitera indwara, izo ni nk'injangwe, ni nk'imbwa, ni nk'inkwavu kuko zishobora kumutera indwara zikagira ingaruka kuri uwo mwana. Hari ibyo rero umuntu wese uri kwitegura kubyara cyangwa se uri kwitegura gutwita, yaba umugabo cyangwa umugore, bagomba kwitaho mu mirire yabo. Bombi barabisangiye, aya mahame bombi bayahuriyeho, by'umwihariko nubwo umugore afite uruhare runini ariko bose barayasangiye kuko imbuto n'umurima byose bisangiye gutanga umusaruro, nubwo imbuto imara mu murima igihe kirekire cyane kuruta ahandi. Icya mbere rero bagomba gukoresha ibintu birinda umugese cyangwa se bikura umugese mu maraso, izo bita antioxida. Izo ni nka vitamine A, ni nka vitamine E, ni nka vitamine C. Zishobora kuboneka mu mboga ndetse n'imbuto zitandukanye. Cya kabiri, by'umwihariko nubwo vitamine E iri mu antioxida ariko ayikeneye cyane kugira ngo imufashe mu kongera uburumbuke ku mpande zose. Cya gatatu bagomba gushaka ibikungahaye muri yo bita acide folique cyangwa se vitamine B ya 9 mbere y'amezi 3 kugira ngo bashobore kuba batwita, yaba umugabo yaba umugore, nubwo umugore ayikeneye kurutaho. Iyo ibi bititaweho, umugongo w'umwana uremeka nabi, ubwonko n'umutima bishobora kuremeka nabi, ugasanga umutima uri mu mwobo cyangwa se ugasanga ubwonko bwaje imbere mu mpanga harabyimbye. Uyu mubyeyi aramutse abuze iyi vitamine B ya 9 mbere y'uko atwita, nuko umwana ashobora kuvuka cyangwa se kuremeka nabi akagira ibibari. Wayibona he rero? Iyi vitamine B ya 9 iboneka muri epinari, ikaboneka muri avoka, ikaboneka muri lentille, ikaboneka muri aritishu n'imbuto zitwa orange. Icya kane akeneye vitamine B ya 12. Iyi vitamine B ya 12 irinda kuremeka nabi kw'izindi ngingo, ikaba ishobora kuboneka mu ngano zinitse ndetse kunywa amazi mu gitondo kare ndetse n'iyitwa spirulina. Ibi rero birakenewe kugira ngo umwana aremeke neza. Icya gatanu ni ukwirinda amavuta aremereye, twari twabivuzeho. Icya karindwi ni ugushaka ibikungahaye kuri vitamine B ya 2. Ibyo ni nka soya, ni nk'ibinyampeke byuzuye bitabanje kunyuzwa mu ruganda.
ni imboga rwatsi by'umwihariko nka epinari ikungahayeho, ni ingano zinitse, ni ibihumyo, nizo bita amande, ni spiririna, na avoka ndetse n'ibinyamakakama nk'izo bita noix, nk'ubunyobwa, za noix de cajou, amande ndetse n'ibindi. Ibyo wabikura nko muri igitabo bita Croquer la vie page ya 69, ushobora kwasanga urutonde rw'amavitamine atandukanye. Akeneye vitamine B ya gatatu iboneka mu bunyobwa, amande ndetse na sesame. Uyu muntu uri kwitegura gutwita, iyo iyi vitamine ndetse n'imyunyungugu abibuze mu mezi 6 mbere yo gutwita, bimugiraho ingaruka nini cyane. Niyo mpamvu biba bikwiriye yuko abigira. Abenshi nk'iyo babuze vitamine B ya gatandatu n'umunyu wa zinc barahugwa bakamererwa nabi n'ibindi bitandukanye. Icya 8 akeneye vitamine B ya gatandatu, iboneka mu ngano zinitse, ikaboneka mu mineke, ikaboneka mu binyamakakama, ikaboneka mu muceri wuzuye, ikaboneka muri avoka, muri soya, muri poivro ndetse n'ibirayi. Nanone kandi akeneye vitamine A iboneka mu mboga cyangwa se imbuto zifite ibara ry'umuhondo ndetse n'imboga z'icyatsi gitsibaze, ni nka karoti, ni epinari, ni perisile, umwembe, ni papayi, ni urunyanya. Ibyo bikungahaye muri iyi vitamine A. Uyu muntu uri kwitegura gutwita kugira ngo azabe atwite kandi umwana azamererwe neza, akeneye umunyungugu wa fere, uboneka muri soya, ukaboneka muri spiririna, ukaboneka muri sesame, ibishyimbo by'umweru, avoka, izo bita avoine cyangwa se flacon d'avoine, uburo, epinari ndetse imiteja na lentille. Kuyibura bishobora kubyara ibibazo byo gukura mwinda kubera ko fere yabaye nkeya. Akeneye zinc iboneka mu nzuzi, ikaboneka muri lentille, ikaboneka muri noix de cajou, ikaboneka mu mugati wuzuye. Nanone kandi akeneye umunyungugu witwa cuivre, iboneka muri noix, ikaboneka mu zo bita noix, ni bimwe twavuze yuko ari binyamakakama, ikaboneka mu zo bita graine cyangwa se nk'inzuzi, ikaboneka mu mboga rwatsi n'ibinyampeke byuzuye. Akeneye umunyu wa iode uboneka mu mazi y'inyanja nini cyangwa ibiyaga binini, ndetse akeneye calcium ishobora kuboneka muri amande, sesame, orange, amashu, brocoli, shufurere ndetse na soya. Uyu muntu rero kugira ngo gutwita kwe kube kunoze neza, mbere yuko atwita akeneye ibikungahaye kuri fibre. Fibre ni ibintu biba mu byo kurya, noneho byagera mwigogora bikabyara ururenda rugenda mu mara neza, rukahanyereza ibyo kurya bikahanyura mu buryo bworoshye. Rero itera kwituma neza iyi fibre, ababyeyi batwite barayikeneye. Niyo mpamvu ababyeyi benshi bajya batwita kuko iyi fibre batayiteganije mbere yuko batwita, bagakunda kurwara impatwe. Rero bakeneye fibre iboneka mu mboga ndetse n'imbuto. Abakeneye omega ya gatatu, iyi omega ikunda kuboneka mu zo bita za noix cyangwa se ibinyamakakama, byo ni nk'ubunyobwa, za noix de cajou, ku buryo umuntu aba akeneye uduheke 6 ku munsi. Ikaboneka mu mata ya soya, umuntu aba akeneye ibirahuri 4 ku munsi. Ariko iyo ushaka kubyoroshya ushobora gufata uduheke 3 tw'ubunyobwa n'ibirahuri 2 by'amata ya soya, ubwo ukaba ubonye omega ikenewe ku munsi. Ifasha rero umubyeyi cyane. Iyi omega ya gatatu itanga amavuta meza ya kigore kugira ngo umwana azabe amerewe neza. Zirema imisemburo ngengamubiri ya progesterone. Uyu musemburo ngengamubiri ufasha umubyeyi gutuma inda itazavamo igihe kitageze, gutuma umubyeyi igihe azabyara agira amashereka n'ibindi byangombwa bikenerwa mu gihe umubyeyi atwite n'igihe abyara, byose bitegurwa n'uyu musemburo witwa progesterone. Nanone kandi iyi omega ya gatatu ifasha kuremeka ku bwonko bw'umwana n'imitsi y'ubwonko, izo bita nere. Ni ukuvuga ngo ubwonko bugira imitsi ibuhuza n'ingingo zumva.
kugira ngo unukirwe nuko hari nere iva mu izuru ikagera ku bwonko, kugira ngo urebe hari ihari, kugira ngo ururimi rwumve hari ihari, kugira ngo uruhu rwumve rurayigira, kugira ngo amatwi yumve arayigira. Rero kugira ngo ziremeke neza, umwana azarebe neza, yumve neza, ahumurirwe neza, aryoherwe, kandi bimukozeho abyumve, nuko ziba zararemetswe neza kubera iyo omega ya gatatu. Nanone kandi iyi omega ya gatatu ifasha kuremwa kw'imboni y'amaso y'umwana, kazarema zimeze neza, zikazaremwa zidafite ikibazo, zikazaremwa zitarimo igihu, atazahuma vuba n'ibindi bitandukanye. Ibi rero bigomba kwitabwaho cyane mbere y'uko umubyeyi atwita, kugira ngo azabyara umwana mwiza w'ingirakamaro, ufite igihagararo cyiza, ufite ubwenge buhagaze neza, ufite imico mbonera. Nuko ibyo byose bigomba kuba byitaweho. Reka tubabwire ngo ubutaha tuzagaruka tubabwira ibifasha utwite n'ibindi bitandukanye. Imana idufashe, duhe kubizirikana, zaduhe kubishyira mu bikorwa, kandi twite ku bintu bikurikira: twite ku nyanya, twite kuri soya, twite kuri epinari, hitabweho kuri perisile na seleri, ndetse n'ubunyobwa. Ibi biri mu bintu byongera uburumbuke haba ku bagabo ndetse no ku bagore. Tunababwire ko nk'abagabo ndetse n'abagore batagifite ubushake buhagije, ibyabafasha uwakoresha nk'ikigori cyokeje, agakoresha 1/4 cy'inanasi, ibiyiko 3 by'ubunyobwa n'ibiyiko 3 by'inzabibu mu gitondo. Nimugoroba yajya kurya agakatira uduheke 3 twa tungurusumu ku byo kurya. Yaba arwara igifu akabikoresha 3 mu cyumweru, 3 mu cyumweru. Yaba afite igifu kizima akaba ashobora kwihangana byose akabikoresha iminsi 7. Ibyo byose bishobora gukira, maze bakazabyara abana bazima. Imana idufashe, izaduhe kubyumva no kubyumvira, kandi buri wese azabishyire mu bikorwa. Imyiteguro ikomeye ibi yo kwitegura kuzasama kuruta kwitegura kuzabyara, kuko kubyara umupfapfa bitera agahinda, ariko ubyaye umuzima nubwo waba utaramwiteguye ntabwo wabura ibyo umwambika. Imana ibidufashemo kandi duhe imyumvire myiza mu izina rya Yesu, amen. Ubuzima n'ubutunzi butaragana ubwenge, kiruko n'isoko iterambere ry'ejo. Mugira na buzima ubutunzi butagaciro, shaka ubuzima none nibwo butunzi bukomeye. Muntu ufite ubuzima bwiza agira umumaro muri byinshi. Yari minsi barishima kubwigezageza ku bandi, n'Imana ubwayo iranezerwa kuko ufite icyo umaze ku isi. Nibwiguhe inshingano nziza zikomeye z'iby'umwuka. Y'umwamazi kuri gahunda y'ibinyampeke n'amatunda, y'umugani zikaburi wawe yewe mugenzi ujya mu ijuru. Nakura inyama n'urusenda, isukari, icyayi, ikawa n'umusururu, indita kuza umugisha nk'uko byagenze kwa Esawu.